Yes, muraho abakurikirana urubuga Isahayaso murambona rero dore wa mukobwa umwe wiherutse kuzana ijambo ry'Imana aragarutse rero. Yes, hari ibintu Imana yateguye imuzaniye abazaniye. Yego, suhuza abantu babwire icyo bateguriye nyirizina. Yego, abantu baragukurikiranye rero kuri urubuga Isahayaso, bamaze iminsi bumva ijwi ryawe. Ese ni ikihe kiganiro nyirizina wabuzanye ugiye kubwira abantu bakurikirana urubuga Isahayaso? Ese ubapfunyikiye iki? Niki wabateguriye uzanye ku rubuga Isahayaso nk'umukristo bakurikiranye? Ya Yego, ubushize rero bari bagukurikiranye cyane, twabonye abantu bamwe batera komenti baravuga ati rwose komerezaho. Ese muri rusange ijambo ry'Imana riri ku mutima wawe, ariko imbere ya byose abantu bakurikirana urubuga Isahayaso vuba. Yego, uyu mukobwa rero ngaho agiye kubabwira muri make, mu mutega amatwi mwumva ijambo ry'Imana azanye. Ya ararizanye nshuti mukurikirana urubuga Isahayaso. Yego, ni ijambo riboneka muri Matayo bice 11 murongo wa 33 kugera kuri 36. Riratubwira ngo nimwite igiti cyiza n'imbuto zacyo zibe nziza, ngo nimwite igiti kibi n'imbuto zacyo zibe mbi. Icyo giti rero ntabwo ari igiti cyo mu ishyamba, ahubwo igiti ni njyewe, igiti yaba wowe, igiti cyaba umudamu, igiti ni abantu. Ntabwo ari ibiti byo mu ishyamba, ahubwo igiti ni njyewe, igiti cyaba wowe. Ni ukuvuga ngo rero imbuto nziza zigaragaza ibyiza, ariko imbuto mbi nazo zikagaragaza ikibi. Umuntu mubi ntabwo atanga ibyiza, umuntu mubi atanga ibibi, umuntu mubi agira ishyari, umuntu mubi aragambanirana. Mu benshi rero muri uru rugendo, abenshi ni gutyo twimereye, tubayeho kubw'ishyari, tubayeho kubw'amatiku, tubayeho twishushanya. Uwo nguwo ni igiti kibi, kubera ko igiti kibi ntabwo cyakwera imbuto iryoshye. Igiti kibi nyine gitanga ibibi, ariko igiti cyiza cyo gitanga ibyiza. yego, uravuze ngo umuntu agaragara nk'igiti. Ese hari ibiti tujya dukunda kubona nk'amavoka, amapera, yemwe n'intuse, ibiti bigiye bitandukanye. Buriya rero no mu biti harimo n'ibiti by'umuti. Yego, Yesu hari igiti ngo yavuze ngo cy'umutini. Yego, ndashaka kugira ngo ese uje gusobanurira abantu ko icyo giti cy'umutini, cyangwa se waba uje gusobanurira abantu ukuntu bakitwaye, kuko ese nko muri ibyo biti wenda hakaba habamo nk'umuntu. Yego, dusesengurire neza dusobanukirwe cyane abakurikirana urubuga Isahayaso. Ni abantu benshi bagukurikiranye, abari muri Amerika, mu Rwanda, mu bihugu bigiye bitandukanye, u Burundi, Tanzania, Kenya, Nairobi, ahantu hose hagiye hatandukanye baragukurikiye. Yego, gira ibyo ubabwira wateguye kugira ngo barusheho kukumva. Yes. Igiti cy'umutini ni umukristo uba umaze igihe kinini mu itorero. Icyo giti rero cyo Yesu yavumye ni umukristo uba umaze imyaka myinshi mu itorero, ariko nta mbuto nziza agaragaza. Mu itorero bakamubona ko ari umukristo, ariko yagera mu bantu akagaragara nk'igiti kibi.
icyo giti rero Yesu yavumye ni twebwe, kubera ko twebwe abantu duhora tumubamba iteka, kandi niba ari abantu biyakanye Yesu bwa mbere ni abagore. Ubwo rero ni ukuvuga ngo abagore nibo ba mbere bagira ishyari. Nubona wagize ishyari uzabwira Imana ngo Mana ngero ngarukeho, kubera ko ishyari ni mwana nyina wa Satani. Ishyari ndakiza ajya kugezaho. Ishyari rizana ibibi, ishyari rikurura Satani, kandi ishyari rizanamo n'ubwicanyi. Kubera ko narasomye ijambo ry'Imana ravuga ngo umuntu wese uvuga ko yamenye Imana akaba yanga mwene se ni umwicanyi. Iwo rero agaragara nga cya giti kibi, ariko umuntu mwiza we agabura ibyiza. Umuntu mwiza uramusura akakuganiza ku ijambo ry'Imana. Umuntu mwiza uramusura nanegure mugenzi we, kubera ko Zaburi ya mbere iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi mibi ndiyicarane n'abakobanyi, ngo uwo nguwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo kandi ibyo azakora byose bizamubera byiza, kubera ko uwo nguwo nawe ni igiti cyiza. Ariko umuntu w'igiti kibi agomba kuba aba muri korari, akabona mugenzi we wenda si umurusha ubushobozi, akavuga ngo uyu nguyu we ntabwo akwiye guhagarara imbere yanjye kubera ko tudahuje cyangwa se tudahuje ubushobozi. Uwo nguwo ni igiti kibi. Igiti kibi rero nda mbuto nziza kera. Igiti kibi gihorana ishyari. Igiti kibi, umuntu w'igiti kibi ahorana amagambo apfuye, nta cyiza yakugezaho, kandi umuntu mubi atanga ibibi n'agatanga ibyiza. Yego, uraho rero uracyakomeza ubabwira baguteza amatwi. Yego, komeza ubabwire, ese niki ubona twakwitwara gute kugira ngo tugaragare nk'igiti cyiza kigomba kwera imbuto ziryoshye. Yego, aho rero abakristo bari kunyumva, cyangwa se abo tudahuje imyizerere, cyangwa se abadasengera muri ADEPR, icyo nababwira cyo burya rero umunsi wabonye wagaburiye mugenzi wawe uzaba wabaye igiti cyiza. Umunsi wabonye wakoze ikintu cyiza kikanezeza Imana uzaba wabaye igiti cyiza, kubera ko igiti cyiza kizana ibyiza. Igiti cyiza kitanga ibyiza, kubera ko igiti kibi cyo ntabwo cyatanga ibyiza. Ahubwo icyo nabashishikariza cyo ni ukubabwira ngo mushake mwere imbuto zikwiriye abihanye, kandi imbuto dukwiriye kwera imbuto ibihe byose. Nditwara imbuto umunsi umwe ngo ku cyumweru gusa. Hari abo mbona bavuga ngo niba tumaze icyumweru tudasenga, wenda ku cyumweru nimba twagiye gusenga nta cyaha twakoze. Icyo gihe uba wibeshye, kubera ko buri munsi duhora ducumura. Ubwo rero umunsi uzabona wavuze ngo nta cyaha ufite, uzaba wabaye nk'igiti kibi. Ahubwo iyo wemeye indege zawe ngeya, ukemera kuri umutindi mu mutima, ukemera kuri umukene, Imana nayo iriruka. Kubera ko narasomye ijambo rirambwira ngo uko gusuhuza umutima k'umukene, noneho ndahagurutse nje gucurira ingoni, nje gushyira mu mahoro uwo bacurira ingoni. Natwe rero muri uyu mugoroba muri saa 9 nababwiraga ngo mwere imbuto zikwiriye abihanye, kubera ko umuntu ufite imbuto nziza aho ariho hose aragaragara. Waba uri mu modoka wagaragaza imbuto, waba uri mu muhanda muri babandi basabiriza wagaragaza imbuto, no mu bakene wagaragazamo imbuto, kubera ko Yesu yarayaguhaye. Narasomye ijambo rirambwira ngo ninguha nduzikubire. Yo Yesu yaguhaye imodoka ugaca ku muntu agenda n'amaguru ndumuhera ifuti, cyo gihe uzamenya ngo uri igiti kibi. Kandi narasomye ijambo rirambwira ngo iyo umuntu abiba nicyo azasarura. Nusarura wishimye uzasarura nyine wishimye. Nubiburira rero nabwo uzasarura urira. Kandi muri uyu mugoroba nababwiraga ngo mwere imbuto zikwiriye abihanye.
yego urakoze rwose ubwiye abantu ko bagomba kwera imbuto z'abihanye muri iyi minsi turi kubona ari iminsi igoye iruhije ese nko muri iyi minsi abantu bari kugaragara nk'ikihe giti ngenda umuririmbyi mbibonera ku baririmbyi muririmbyi yakubera igiti ku myambarire n'imyambarire yawe yatuma uba igiti kibi ariko n'umusatsi wawe nawe watuma uba igiti kibi n'umugabo washatse nawe yatuma uba igiti kibi ariko iyo ufite kwizera kubera ko isezerano rirakorerwa kandi isezerano rirabagarirwa buri kintu cyose uzakorana umwete kandi ugikora ugikunze Imana nayo izaguhemba kandi izaguhemba neza Imana ihemba neza ndiyambura kireka bava mu masezerano n'indambamvu abo ngabo nibo babona ishyano ariko twebweho twumvishira ijambo riri kugaragaza uko umukristo akwiye kwitwara ritubwiye yuko umukristo adakwiriye kurangwa ku cyumweru gusa ahubwo akwiriye kurangwa n'imirimo myiza narasomye ijambo rirambwira ngo tugaragarisha iminwa ko tuzi Imana ariko imirimo dukora ikayihakana twebwe rero tugakora ikintu cyatuma Imana itatubona cyangwa se ngo dukore ikintu turi ngo abantu badushime ahubwo tujye dukora ikintu tuvuga ngo Mana ndakugurije nawe umunsi runaka nawe uzatwishyure Mana ibahe umugisha urakoze wari ukibabwira rwose komeza ubasesengurire ubabwire ukuntu igiti kiba cyakagombye kumera neza ndumva ngewe nubwo turi hafi gusoza ikiganiro tugiye kugisoza ariko se ego haba mama ni iki wababwira abapapa ni iki wababwira ndetse n'urubyiruko cyane ko weho uri urubyiruko ni iki wagerageza kubabwira nk'umukristo w'urubyiruko ndakeka mbereye kububatsi ingo n'abashishikariza ko umwana wabyaye nawe yakubera mwarimu akakwigisha ariko iyo uri umunyeshuri uzi ubwenge wirinda umuntu wo kudubuza umwana ndabwo azahogwa icyaha cya nyina cyangwa se ngo umubyeyi ahogwe icyaha cy'umwana we ahubwo n'abashishikariza ngo mwere imbuto zikwiriye abihanye ahagaragara n'ahatagaragara dukwiriye kwera imbuto no ku batware banyu naho mukitwara neza mukabagandukira mukabubaha kubera ko ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka n'umugabo mwiza nawe ukamuhabwa n'Uwiteka ariko umugore mubi agaragara nk'igiti kibi umugabo mubi nawe agaragara nk'igiti kibi umugabo nawe ari ukuntu umugabo aba akanganiye mu rugo abana bamubona bakirukanga umugore yamubona agahunga kandi bigaragara ngo ni umukirisitu ariko uwo mugabo nawe ndahabataniye n'igiti kibi abakobwa natwe ni ukuvuga ngo niba uri umukobwa ukaba uri umukristo kandi ukaba uri kunyumva wumve rino jambo ngiye kukubwira nakubwiraga ngo ijuru rito ni umuryango burya mu gihe uzabona wasuzuguye umubyeyi uzamenye ngo wabaye igiti kibi kandi nubona wagendeye mu gakungu ukabona wagendeye mu nzira zidahesheje Imana icyubahiro uzaba wabaye icya giti kibi urakoze aho ngaho ukivuga ngo agakungu ese agakungu ni akahe ni mu rubyiruko agakungu kaba ni mu bantu bakuru ese dusobanurira aho ngaho kugira ngo dusoze ikiganiro nyirizina agakungu kaba mu buryo bwinshi cyane abadamu bagira agakungu umugabo akaba agiye mu mirimo y'amaboko akagusigira iposhe uri umugore nawe ukirirwa mu nguru nyine wabona umugabo ari hafi gutaha ugatangira ngo mwana ajya guhaha kandi we akagombye kubikora kare kugira ngo umugabo arye kare n'ejo se ajye gushakisha kare icyo gihe uba wakoze agakungu mu rubyiruko rero n'agakungu naho ni hahandi bakora n'agakungu abasore n'abakobwa nibyo biharaye muri iyi minsi niba ari ku cyumweru ndujya gusenga uri umukobwa ahubwo ugasohokana n'umusore
icyo gihe uba wakoze agakungu. ni iyihe nama rero wabagira nk'abantu b'abakristo bakwirinda agakungu iyo bategereje ko azabona umugabo akamurindira? ese ni iki wababwira? ni ikihe topiki y'ikiganiro kuko tugiye gusoza ni iyihe kugira ngo usengere abantu dusoze? icyo nababwira cyo umukristo arangwa n'imyitwarire ye. umukristo ntabwo agendera mu gakungu. umukristo niba ari umuririmbyi naririmbira mu kuri no mu mwuka, kandi uw'Imana yahaye isezerano nawe aririndire, kubera ko isezerano rirakorerwa, isezerano rirabagarirwa. ubwo rero umunsi wabonye utabishoboye uzamenye yuko wabaye igiti kibi. yego, uravuze ngo isezerano rirabagarirwa. urakoze rero. ubu tugiye gusoza ikiganiro. ni ukuvuga ngo abantu Imana yasezeranije amasezerano. hari umupasiteri witwa Eliya nawe dukunda gukoranira ku rubuga Yesu, we yaje abwira abantu ko isezerano risohora ribaho. ese nawe uraje uravuze ngo isezerano rirabagarirwa. nawe nk'umukristo w'umukobwa, ndavuga ugitegereje ubushake bw'Imana ko Imana yamutabara, ese ikaba yamwubakira ikamuha urugo, nibyo koko isezerano rirasohora cyangwa? isezerano rirasohora. yego. ahubwo biterwa nuko waryakiriye. yego. ari umuntu urihabwa akagenda akicara gusa nasenge, akavuga ngo Imana yarambwiye ngo izamba umugabo. oya, musengere, Imana nayo ibisore vuba. abo isezerano ryo, isezerano rirasohora kandi isezerano rishyika vuba. iyo witwaye neza Imana iguhemba neza, kandi ukabona rya sezerano Imana yakubwiye iri gusorejeho, Imana ibaha umugisha. yego, ngaho rero abakurikirana urubuga Yesu, ubushize bari bagukurikiye, n'ubu bagiye kongera bakurikirana ikiganiro cyawe utambukije. ndakeka ko benshi bacyumvishije. basengere rero, nibura babwira n'icyifuzo cyawe ufite ku mutima, ariko intego nyamukuru yariyo kubwiriza abantu ku giti. ubonye ko umuntu wese agomba kugaragara nk'igiti cyiza gitoshye, niko umuntu agomba kugaragara. ndakeka ariko ubwo umuntu yagaragara nk'igiti gitoshye, kuko nanone ntiwagaragara nk'igiti cyumye. basobanurira aho ngaho, ubundi dusoze usenge dusoze ikiganiro, kuko wavuze ku giti ndakeka. yego. hari umukristo uba mu itorero, uwo akaba nk'igiti gitoshye. yego. agatanga icyacumi bigakunda. yego. agafasha abakene bigakunda. yego. akambika imfubyi bigakunda. yego. uwo iyo ugaburiye ubushomeri uba uri igiti gitoshye. yego. ariko hari n'ubu ari igiti kibi, kandi ikindi ari igiti cy'ingokore, akaba umunyabugugu, akaba igisambo, akagira n'amatiku. uwo nguwo nawe agaragara nk'igiti cyumye. ariko igiti cyiza cyonoho, igiti kitoshye, ni cya giti wa mugabo yabwiye umuhinzi ngo genda uhinge, ariko nugera kwa kiriya giti ukirimburane n'imizi yacyo. umugaragu abwira shebuja ngo cyakora reka tugihereza amahirwe ya nyuma, ahari cyakwera imbuto. nyir'igiti aravuga ngo rero cyuhire, numara kucyuhira ubundi turebe ko uriya mwaka cyaduhereza umusaruro. ariko narasomye ijambo rirambwira ngo kikiriho ndakamaro cyari gifite. ni ukuvuga ngo rero igiti kibi gitanga ibibi, igiti gitoshye nacyo gitanga imbuto ziryoshye, ariko igiti kibi cyo gitanga imbuto zitaryoshye. ni ukubabwira ngo rero muri iri jambo twiza ngo nimwite igiti cyiza ngo n'imbuto zacyo zibe nziza. natwe duharanira kuba igiti gitoshye, kubera ko ndituba igiti cyo kureba gusa, ndituba cya giti cyo kwitegereza gusa, ariko nta musaruro gitanga, ahubwo dutange umusaruro ushyitse. yego, ngaho usengera abantu rero. ndakeka dushoje, hanyuma ubundi dusoze ikiganiro. murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. abanyumvishe, ndi umunyamasengesho, ndi umuvugabutumwa cyane, ngunda ijambo cyane,
ndi n'umuririmbyi n'ubu ngubu ngiye kurepeta Haleluya. ariko nabuze ngo mbere yo kurepeta reka manze ngeze kubera ijambo ry'Imana. Haleluya. ngo rero mwe mundeze amatwi mukanyumva, Imana ibaha umugisha. Mureke rero dushima Imana ko yaturinze, Imana ikabibanye natwe mu ijambo, ikabibanye natwe mu buhamya, ubwo mureke dusime Imana. Mana yacu turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye uburinzi bwawe, tugushimiye kukubanye natwe mu ijambo. Databuja tugushimiye kuba twumvisha bose, nabo Mwami Imana ubahereza umugisha, kandi umugisha tubasabiye abari umugisha wo kuzakubona, nabo nibagera mu bwami bw'ijuru uzabakirana ikaze. Urakoze Data kubyumvise, ndasoje wowe ndusoze, utandukana kwacu kubukwera, dutandukane Mwami kubw'umubiri, kubw'umwuka Mana dusabirana. Urakoze Mana kubyumvise, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Basezere rero ubapepera ubabwira ati rwose mukurikirane urubuga Ezra Yesu, hariho ibintu byiza. Yes.